Nshuti bavandimwe bene data ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe. Nibyo koko maze iminsi numva ijwi ritameze neza, ariko Mwuka w'Imana akomeza kummatira kugira ngo hari ibyo ashaka kunshishamo kugira ngo bikugereho. Ndakwinginze ngo ubane nanjye muri aka kanya ako tugiye kwigana ijambo ry'Imana, tugiye kwigana amagambo make cyane. Ni umurongo umwe wo muri Bibiliya, magambo ashingiye muri Matayo mu gice cyaho cya 13, ni umurongo waho umwe wa 44. Mbere yuko dusenga tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Uri uwera, uri Imana, iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Kuba turiho ni urukundo rwawe, kuba turiho ni uko wadutangiye Kristo Yesu, kuba turiho ni uko yatumeneye amaraso, ubihimbarizwe. Ncishwe bugufi nsabira abantu bari hirya no hino tugiye kubana muri iki cyigisho, kugira ngo Data mwiza wihange mu mitima yacu, maze utwangishe icyaha dukundishe Kristo we gukiranuka kwacu. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Matayo mu gice cyaho cya 13 ndasoma umurongo umwe gusa, ni umurongo wa 44. Haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira arigendera, umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Nshuti bavandimwe bene data, ndagira ngo mbabwire yuko aya ni amagambo Kristo yavuze. Ni amagambo Kristo yavuze avuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira aragenda, umunezero umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Reka mbibutse iki kintu yuko uyu munsi dufite amabanki tubasha kubikaho ubutunzi bwacu. Benshi bafite za telefone mobile zigendanwa, akaba yabika amafaranga ye kuri simukadi akagenda, ariko mu gihe cya kera ntabwo ariko byari bimeze. Nta mabanki yari ariho, nta matelefone, nta masimukadi. Ndagira ngo mbabwire ko kimwe mu bintu bikomeye abantu bashoboraga kubika ubutunzi bwabo bakumva ko bufite umutekano kandi ko buzagubwa neza. Ndagira ngo mbabwire ko mu bihe bya kera abantu bari bafite umuco wo guhisha ubutunzi bwabo mu butaka. Ubujura n'ubwambuzi byari byiganje muri icyo gihe Yesu yaciraga abantu uwo mugani, kandi igihe cyose habagaho impinduka mu buyobozi, ababaga batunze byinshi bahabwaga akayabo, abantu benshi bagahabwa amafaranga menshi. Ariko nababwiye ngo twibuke ko nta mabanki yabagaho, ntaho kuyabika bari bafite, ahubwo mbese byagendaga gute? Ubundi kandi igihugu cyahoraga kiri mu kaga ko kwigarurirwa n'ingabo zisahura. Ibihugu bikaba byari biri mu kaga bakigarurirwa n'ingabo ndetse zibasahura. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ese ahantu hatabaga amabanki, hatabaga amatelefone, hatabaga ahantu ho kubika ubutunzi, ubwo butunzi babubikaga hehe? Ibyo bintu byatumaga abakire bagerageza gusigasira ubutunzi bwabo babuhisha, kandi ubutaka nibwo bwafatwaga nk'ahantu habereye ho guhishwamo ubwo butunzi. Ariko akenshi aho basigaga ubwo butunzi barahibagirwaga. Ndagira ngo mbabwire yuko hamwe mu hantu abantu babikaga ubutunzi bwabo baracukuraga bakabushyira mu gitaka. Niba umuntu yari umuyobozi ukomeye runaka, akaba yarakoze amezi menshi ahembwa, amafaranga yahembwaga iyo yabaga ayahawe yashoboraga kujya mu nzu akumva natuje, yarangiza akagenda agacukura akayataba ahantu kugira ngo ahari abe yizeye umutekano wayo. Rimwe na rimwe agasibanganya
kugira ngo atazahayoberwa. Rimwe na rimwe hakaba n'ubwo bashyiraho ikimenyetso, aho bacukuye ugashyira ubutunzi bwawe, ukaba wahashinga nk'agati, nyamara mu kanya gato umwana wigendera yaza gushingura ku gati ukazayashaka ukayabura. Ndagira ngo mbabwire yuko nanjye igihe kimwe nari ndimo ngenda, nari nshoreye inka, ndagiye inka ku gasozi. Icyo gihe kuragira ku gasozi byari bikemewe. Inka yaje kugeraho irandushya cyane, irirukanka cyane, ariko ubwo yazaga kwirukanka cyane yaje gukandagira ahantu umuntu yari yaracukuye, maze uwo yari umuntu wibye ikawa izi zumye zabaga ari imari. Arangije araziba, ariko abona ntawe afite wo kuzibika, ahari biraza kumenyekana. Arangije aracukuramo hasi, ubundi wa mufuka w'ikawa awushyiramo, arangije arongera arataba arasibanganya. Bivuga iki? Nari ndi kwirukanka kuri iyi nka, ndangije ndagenda, igihe yakandagiraga mikubisemo ikinono, ikirenge cyayo ubwo nicyo cyitwa ikinono, mbona ikawa izitereye hejuru. Ndareba ndavuga n'izi kawa ubu ni iz'umuntu bamwibye. Ndangije nza kuvuga ngo hari ikawa nabonye hariya, nyiri izo kawa aza kuzaboneka. Mu yandi magambo icyo bishatse kuvuga ni iki? Twasomye amagambo avuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Nababwiye ngo uyu muntu igihe yahishuraga izi zahabu zari zihishwe mu murima, muri icyo gihe cya Kristo ntabwo byari igitangaza, kuko abantu benshi bahishaga ubutunzi bwabo mu murima, bagacukura bagataba. Ndetse nababwiye ngo hari n'ubwo umuntu yabaga agiye gusuhuka, agiye kujya mu kindi gihugu, akareba akabona ubutunzi bw'ifeza z'izahabu atazabijyana, ahubwo akavuga ngo icyo ngiye gukora ni iki? Agacukura ubundi agataba, yarangiza agateraho nk'igiti, kugira ngo nagaruka cya giti azasange ikimenyetso. Yagira ibyago akaza agasanga icyo giti baragitemye ndetse cyaranumye, ndetse akahayoberwa, ubutunzi bw'akabura agashaka akabuheba. Birashoboka yuko uyu muntu ari uko byagenze, akaba yari yarashyize ubutunzi muri uyu murima, arangije aza kuzabubura. Ariko batubwira ko uyu muntu ubwo yagendaga yagiye kubona, abona ubutunzi ngo izahabu nyinshi cyane zihishwe muri uwo murima, azigwaho. Arangije icyo yakoze ngo arazitwikira, umunezero ngo umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Nshuti bavandimwe, batubwiye ngo mu gihe cya Kristo ntibyari igitangaza gusanga ibiceri bimaze igihe n'ibyo kwirimbisha bikozwe mu izahabu n'ifeza byahishwe mu butaka, ngo umuntu yatishije uwo murima. Arangije amaze kwatisha uwo murima, aragenda ajya guhinga uwo murima, arangije asangamo izo zahabu. Ibyo byatumye agenda agurisha ibyo atunze byose. Amaze kubigurisha, ndatekereza ngo namwe nimwibaze, ababonye agurishije inzu ye, bakabona agurishije indi mirimo 5 wenda yari afite, bakabona agurishije itungo ry'inka yari afite, basigaye bamwita umusazi. Babonye agiye kwishyura akarima kamwe gusa, ariko nyamara muri aka karima hari harimo ifeza nyinshi, hari harimo izahabu nyinshi. Uyu munsi ndababwira aya magambo mvuga ngo uyu mugani ugereranya agaciro k'ubutunzi bwo mu ijuru n'imbaraga zari zikwiye gukoreshwa kugira ngo umuntu abone ubwo butunzi. Ndagira ngo Yesu yigishirizaga ku bigaragara kugira ngo atwigishe ibitagaragara. Uyu munsi ubwo butunzi uyu muntu yabonye mu murima bukamutera kugurisha ibyo
yari atunze byose yarangiza akajya kugura uyu murima, bugereranya ubutunzi bwo mu ijoro. Mbese uyu muntu wemeye akagenda akagurisha ibye byose, wowe ukwiriye gukoresha imbaraga zingana iki kugira ngo uronke ubutunzi bwo mu ijoro? Uwabonye ubutunzi buhishwe mu murima yari yiteguye gutanga ibyo afite byose, yiteguye gukora ubutadohoka kugira ngo ubwo butunzi buhishwe bube ubwe. Reka mbabwire iki kintu, akimara kubona ubwo butunzi yaragiye akora ibishoboka byose aragurisha, yari yiteguye gutanga icyo ari cyo cyose byamusaba ariko akabona ubwo butunzi. Uko niko uwabonye ubutunzi bwo mu ijoro atazabona ko hari umurimo umurenze atabasha gukora, kandi nta n'icyo akunda cyane atakigomwa kugira ngo abashe kunguka ubutunzi bw'ukuri. Ndagira ngo babwire ngo benshi bagiye bamenya agaciro k'ubutunzi bwo mu ijoro, bagiye babona yuko ntacyo mu isi cyabatandukanya nabwo, kugeza ubwo bemeye no kwitanga bo ubwabo bagapfa kugira ngo baronke bwa butunzi bwo mu ijoro. Mbese mwavuga ngo abo ni nk'abandi? Ndagira ngo mbabwire yuko indirimbo yo mu gitabo cyo guhimbaza Imana, indirimbo y'165 ifite umutwe uvuga ngo ndagukunda mwami. Indirimbo yaririmbwe n'uwitwaga Jerome Ingarisi, batubwira yuko bamusabaga kwihakana Kristo ariko amaso ye yari yarafungutse, arangije areba ubutunzi buri mu ijuru kugera ubwo aririmba ngo ndagukunda mwami, uzi ko ngukunda, ndagukunda Yesu bihebuje rwose, ndagukunda Yesu nawe urabizi imirimo yanjye izabyerekana. Nishimye rwose bihebuje bitavugwa, ngo ibyishimo byanjye ntawabirondora. Jerome Ingarisi arangije avuga amagambo akomeye cyane nk'ayo twabonye, aravuga ngo ndareba ubutunzi buri mu ijuru, nzagabirwa nawe kubw'ubuntu bwawe. Ndagira ngo mbabwire ngo ubu butunzi buri mu ijuru Jerome Ingarisi yabashije kuburebesha amaso y'umwuka, arangije amaze kububona abona yuko ntacyo mu isi cyahwana nabwo, arangije aravuga ngo naho byansaba gupfa kandi koko acomekwa ku ntebe y'amashanyarazi aratwikwa, ari kuririmba ngo ndagukunda mwami nawe urabizi. Arangije ngo Yesu umwami wanjye niwe nkesha byose, ari ugucungurwa ari n'ubugingo, nzakogeza iteka nkuririmbire kubw'ubuntu bwawe bwandemye umutima. Bamaze kubona ubwo butunzi bwo mu ijuru basigara bafite amahoro yo mu mutima, basigara bazi ko ubuntu bwa Kristo aribwo bubabeshejeho n'iyo byabasaba kugurisha ibyabo byose. Baravuze ngo muri uyu mugani umurima urimo ubwo butunzi ushushanya ibyanditswe byera. Uyu murima mbabwira uyu muntu yabonye akagurisha ibye byose ushushanya ibyanditswe byera. Ndagira ngo mbabwire ko niba utajya ugira agahe ko kubana n'Imana, wiga ijambo ry'Imana, wiga ibyanditswe byera, unasenga, ntabwo uzigera ubasha kumenya ukuri kubishemo. Ariko ndagira ngo mbabwire umwe mu mutego nanone abantu bamaze kugwamo, ni uw'uko ijambo ry'Imana iyo baryize ntabwo babasha kuryiga neza ngo bacukumbure, baragenda bakiga bakarica hejuru, bityo ntibabashe kuronka ubutunzi buri muri iryo jambo ry'Imana. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nongere nkwibutse amagambo nasomye, amagambo yari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ariko ayo magambo nasomye mu gitabo cy'ururimi rw'Icyongereza, aho bavugaga igihe Kristo yajyaga